Mu mujyi wa kera witwaga Babylon habagamo umugabo wari uzwi cyane kubera ubukire bwe, yitwaga Arikade. Arikade ntiyarazwi gusa nk'umuntu wari umukire kurusha abandi benshi muri Babylon, ahubwo yarazwi kubera ubuntu bwe, akagira umutima mwiza wo gufasha abatishoboye, akita ku muryango we kandi agakoresha amafaranga ye mu buryo bwamufashaga kwishimira ubuzima. Ariko hari ikintu cyatangazaga abantu kurushaho. Nubwo yakundaga gutanga no gukoresha amafaranga ye cyane, umutungo we wakomezaga kwiyongera buri mwaka kandi ukagenda wiyongera ku muvuduko uruta uwo yakoreshagaho amafaranga. Umunsi umwe inshuti ze zo mu busore zaje kumusura maze ziramubwira ziti, Arikade, wowe wagize amahirwe kuturusha, ubu wabaye umugabo ukize kurusha abandi bose Babylon, mu gihe twe duhora duhanganye no kubona ibidutunga gusa. Wowe ushobora kwambara imyambaro myiza cyane, ukarya ibiryo bihenze cyane bidasanzwe, ariko twe rimwe na rimwe duhangayikishwa no kubona ibyo kurya bihagije. Nyamara kera twari ku rwego rumwe, twigishijwe n'umwarimu umwe, twakinaga imikino imwe, kandi haba mu masomo cyangwa mu mikino ntabwo waturushaga cyane. Mu myaka yose ishize ntabwo twigeze tubona ko wakoze cyane kuturusha cyangwa se ngo ube wari inyangamugayo kuturusha. Ese kuki amahirwe y'ubuzima yahisemo wowe maze akaguha ibintu byiza byose twakatwirengagiza kandi twumva ko natwe tubikwiye? Arikade yarabanje arabaseka maze arabasubiza ati, niba mumaze imyaka yose kuva mu busore bwacu mukora ariko mukaba mutaragwije ubutunzi nk'uko nabigenje, ni ukubera ko mutigeze mwiga amategeko agenga uko ubutunzi bwubakwa, cyangwa se mukaba mwarayize ariko mukayirengagiza nkana nimuyakurikize. Arikade yakomeje ababwira ko amahirwe atunguranye atari yo yubaka ubukire burambye. Yavuze ko amafaranga umuntu abonye atayateganyaga cyangwa ubutunzi umuntu arazwe atarabukoreye ushobora kumuzanira ibibazo byinshi aho kumuzanira ibyishimo, kuko hari abantu babona amafaranga menshi bitunguranye bagahita batangira kuyasesagura, bakagura ibintu byinshi, bagatangira kwifuza byinshi kurusha uko byahoze mbere yuko babona amafaranga menshi, kandi bakamenyera ubuzima buhenze kurusha ubushobozi bwabo. Amaherezo abo bantu amafaranga arabarangirana, ariko ibyifuzo byo gukoresha amafaranga byo bigumaho. Hari n'abandi babona ubutunzi ariko bagatinya kubukoresha, bakabika amafaranga yabo yose kubera ubwoba bwo kongera kuyabura, bagahora batinya abajura n'ibindi byago bishobora kubatwara umutungo wabo, maze bakarangiza ubuzima bwabo bwose batarigeze bishimira ibyo bari bafite. Arikade yakomeje agira ati, birashoboka ko hari abantu bake bashobora kubona amafaranga batari biteze bakayongera, maze bagakomeza kubaho bishimye kandi batekanye, ariko abo bantu ni bake cyane. Yakomeje abwira inshuti ze ko niba zishaka kumenya impamvu yabaye umukire agomba kuzisobanurira uko urugendo rwe rwatangiye. Ati, nkiri muto narebaga ibintu byiza byose umuntu yashoboraga kugira bikamuzanira ibyishimo n'amahoro. Naje gusobanukirwa ko ubutunzi butuma ubushobozi bwo kubona ibyo bintu byose bwiyongera. Iyo ufite ubutunzi ibintu byinshi birashoboka. Uba ushobora gutaka inzu yawe neza ukayuzuza ibikoresho byiza, uba ushobora kujya mu bihugu bya kure, ushobora kurya ibyo kurya bidasanzwe bituruka mu bihugu bitandukanye, ushobora kugura imitako n'ibindi bintu by'agaciro, ushobora kubaka inyubako zikomeye n'ahantu ho gusengera Imana. Hari ibintu byinshi cyane umuntu ashobora gukora iyo afite ubutunzi, kandi ibyo bishobora kumuzanira ibyishimo mu buzima. Arikade yakomeje agira ati, maze kubyumva nibwo niyemeje ko nanjye ngomba kugira umugabane wanjye kuri ibyo byiza by'ubuzima. Ntabwo nashakaga kuba umuntu uhora uhagaze kure yitegereza uko abandi bishimira ubuzima n'ibyiza bagezeho, njye mbarebera kure icyo mfite gusa ari ishyari. Ntabwo nashakaga kunyurwa no kwambara imyenda ihendutse gusa kubera ko ariyo nshoboye kubona. Ntabwo nashakaga kwemera ubuzima bw'ubukene nk'aho aribwo nateganyirijwe. Nashakaga kuba umwe mu bantu bishimira ibyiza by'ubuzima. Gusa Arikade ntabwo yari umuntu wavukiye mu bukire. Mu bwana bwe ise yari umucuruzi woroheje, kandi Arikade yari umwe mu bana benshi cyane base, nta mutungo munini yari yiteze kuzaragwa. Ntabwo kandi yari afite ubwenge budasanzwe cyangwa ubushobozi bwihariye nk'uko inshuti ze zabimwibutsaga. Niyo mpamvu yafashe umwanzuro ko niba ashaka kugera ku byo yifuza yagombaga kugira ibintu bibiri, ibyo ni igihe ndetse no kwiga. Arikade yakomeje abwira inshuti ze ati, ku bijyanye n'igihe abantu bose bafite igihe gihagije ndetse kingana. Mwebwe mumaze gutakaza imyaka myinshi cyane yari kuba yarabafashije kuba abakire, ariko iyo myaka yose ishize ntacyo mufite cyo kwerekana uretse imiryango yanyu myiza, kandi ibyo nabyo ni ibintu mwakwishimira. Ariko ku bijyanye no kwiga, Arikade yari yarasobanukiwe ikintu cy'ingenzi cyane. Yibukaga ibyo umwarimu wabo w'umunyabwenge yabigishije kera. Yababwiye ko hari uburyo bubiri bwo kwiga. Ubwa mbere hari ukwiga ibintu no kubimenya, ariko hari n'ubundi bumenyi burenze ubwo ni ukwiga uburyo bwo kumenya ibyo utazi. Arikade nibwo yafashe umwanzuro wo gushaka igisubizo cy'ikibazo kimwe yahoraga yibaza: umuntu yakora iki kugira ngo abashe kwegeranya ubutunzi? Yari azi ko namara kumenya igisubizo yagombaga kukigira inshingano ye, akagikurikiza neza nta guca ku ruhande.
nk'uko yabivugaga, niba ubuzima bwiza bushoboka mu gihe tukiri hano ku isi, kuki tutakwiga kububamo? Arcade yahise atangira gushaka akazi. Nyuma yaje kubona akazi ko kuba umwanditsi mu nzu yabikwagamo inyandiko z'umujyi. Buri munsi yakoraga amasaha menshi akandika ku bisate by'ibumba, icyo gihe niko bandikaga. Ariko nubwo yakoraga cyane, amafaranga yabonaga ntacyo yamumariraga, yose yahitaga ashira. Yakoreshaga amafaranga agura ibiryo, akagura imyenda, agatanga amaturo mu rusengero n'ibindi bintu byinshi, ku buryo amafaranga yose yabonaga yarangiraga ntagire na make asigarana. Ariko hari ikintu kimwe cy'ingenzi atigeze atakaza: umwanzuro yari yarafashe wo kumenya ibanga ry'ubutunzi. Umunsi umwe, umugabo ukize cyane witwaga Arigamishi, wari umunyamafaranga cyane, yaje ku nzu y'umuyobozi w'umujyi. Yari akeneye ko Arcade amwandikira kopi y'itegeko runaka. Yahise yegera Arcade maze aramubwira ati, ndashaka ko iki gikorwa kirangira mu minsi 2 gusa. Nurangiza aka kazi ku gihe, nzaguha amafaranga yikubye 2 ku usanzwe ukorera. Arcade yahise atangira gukora, ariko inyandiko yari ndende cyane. Igihe Arigamishi yagarukaga, Arcade yari atarayirangiza. Arigamishi yararakaye cyane. Arcade yarazi ko yaba ari umugaragu we yashoboraga no kumukubita kubera uburakari yari afite ako kanya, ariko yarazi ko umuyobozi w'umujyi atari kumwemerera kumugirira nabi. Muri ako kanya nibwo Arcade yabonye amahirwe adasanzwe yo kuvugana n'umuntu wari ukize kurusha abandi muri Babylon. Yitegereje Arigamishi atitaye ku burakari yari afite, maze aramubwira ati, Arigamishi, uri umugabo ukize cyane, mbwira ibanga nakoresha kugira ngo nanjye nzabe umukire. Nanjye ndakorera ijoro ryose, izuba rirajya kurasa, akazi kawe nakarangije. Arigamishi yaramwemereye kuko inyandiko ye yarayikeneye vuba na bwangu. Arcade yaraye akora ijoro ryose, umugongo ugera utangira kumurya, umwotsi w'itadowa utuma umutwe we nawe utangira kumurya, amaso arananirwa ku buryo byamugoraga no kubona neza, ariko ntiyarekeye. Izuba ryagiye kurasa yarangije akazi, ariko ananiwe cyane, afite n'ibitotsi. Arigamishi yaragarutse aza kureba inyandiko ye. Arcade ahita amubwira ati, noneho mbwira ibyo wanyemereye, dore akazi kawe nakarangije. Arigamishi yaramurebye maze ahita amubwira ati, wakoze uruhare rwawe rw'amasezerano twagiranye, mwana wanjye, nanjye ngiye gukora urwanjye. Ngiye kukubwira ibyo ushaka kumenya, kuko ndimo gusaza, kandi umuntu ukuze akunda gutanga inama, kandi urubyiruko ruje gusaba inama ku bakuru ruba rushobora kubona ubwenge bw'ingirakamaro byari kuzabatwara imyaka ngo babwige. Arigamishi yakomeje agira ati, ariko urubyiruko rimwe na rimwe rutekereza ko ubwenge bw'abakuze ari ibintu by'ahahise. Gusa ujye wibuka ko izuba rirashe uyu munsi ari naryo ryarashe igihe so yavukaga, kandi rizakomeza kurasa n'igihe umwuzukuru wawe wa nyuma azaba avuye ku isi. Yaramurebye cyane maze aramubwira mu ijwi rituje ati, ntega amatwi neza, kuko nutumva neza ibyo ngiye kukubwira ushobora gutekereza ko akazi wakoze iri joro kose kabaye imfabusa. Arigamishi yabanje guceceka akanya gato, hanyuma ahita avuga ati, namenye inzira ijya ku butunzi igihe nafataga umwanzuro ko igice cy'amafaranga yose ninjiza ari icyanjye cyo kubika. Nawe rero ugomba kubigenza utyo. Arcade yahise amureba, yari ategereje ko Arigamishi akomeza, ariko ntiyigeze agira irindi jambo na rimwe arenzaho. Arcade ahita amubaza ati, nibyo gusa se? Arigamishi aramusubiza ati, ibyo byonyine birahagije guhindura umutima w'umugaragu ukawugira uw'umukire. Arcade ntabwo yabyumvise neza, maze ahita amubaza ati, none se amafaranga yose ninjiza ntabwo ari ayanjye? Arigamishi araseka ati, yego rwose amafaranga winjiza ntabwo ari ayawe, nayo mpamvu ntayo ufite nyine. Iyo myenda wambara se ntuyigura? Ntutanga amaturo mu rusengero se? Ntugura ibyo kurya? Ese waba hi Babylon udakoresha amafaranga? None se mu mafaranga yose winjije mu kwezi gushize ntangaho usigaranye? Mu mwaka urenga umaze ukora aka kazi se, ubu ngubu ufite amafaranga angahe yatuma ngutandukanya n'utarigeze akagira? Yakomeje agira ati, uri umuswa cyane rwose, uha amafaranga yawe abantu bose, ariko wowe ntugire na make wiha akarinda gushirana. Urakora ariko imbuto z'umurimo wawe zigatunga abandi. Ibyo ntacyo bitandukaniye no kuba umugaragu ukora akazi hanyuma ugahabwa gusa ibyo kurya n'ibyo kwambara. Akomeza agira ati, tekereza uramutse ubashije kubika 1/10 cy'amafaranga yose winjiza, ese mu myaka 10 utekereza ko waba ufite amafaranga angahe? Arcade kubera ko yari azi kubara neza, yahise amusubiza ati, naba mfite amafaranga ahwanye nayo nakoresha mu mwaka umwe. Arigamishi arongera aramwitegereza maze ati, uravuga ukuri, ariko uvuze igice kimwe gusa cy'ukuri. Buri faranga ubashije kuzigama rishobora kugukorera. Buri nyungu ribyara nayo ishobora kuzabyara indi nyungu. Niba ushaka kuba umukire, amafaranga uzigama agomba gutangira kugukorera, kandi inyungu ayo mafaranga azabyara nayo igomba gukomeza gukora, na nyuma yaho n'inyungu z'iyo nyungu nazo zigatangira gukora. Uko niko amafaranga yawe azagenda yiyongera,
kugeza igihe azakugeza ku butunzi wifuza. Harigamishi yakomeje agira ati, ushobora gutekereza ko nakoresheje igihe cyawe nabi kubera ko nagusabye gukora ijoro ryose, ariko niba ufite ubwenge bwo kumva ukuri nkubwiye, inama nguhaye zishobora kuba zifite agaciro karenze inshuro 1000 amafaranga nakwishyuye. Hanyuma ahita amubwira ati, igice cy'amafaranga yose winjiza ugomba kubika ntikigomba kuba munsi ya 1/10 cy'amafaranga winjiza. Uko waba winjiza make kose ugomba kubika 1/10 cyayo winjiza, kandi niba ushoboye kubika ibirenze ibyo ni byiza kurushaho. Banza wiyishyure ubone kwishyura abandi. Harigamishi yabwiye Arcade amagambo atigeze yibagirwa ubuzima bwe bwose. Hata ubutunzi bumeze nk'igiti, butangirira ku kabuto gato cyane. Mbere yo kuba igiti kinini wugamamo izuba ukanagisoromaho imbuto, ifaranga rya mbere ubashije kuzigama niryo mbuto igiti cy'ubutunzi bwawe kizakomokaho. Uko utangira kubika kare niko igiti cyawe kizakura kare, kandi uko ukomeza kukigaburira no kuvomera icyo giti binyuze mu kuzigama buri gihe, niko uzagera vuba ku munsi uzicara munsi y'igicucu cyacyo wishimira umutekano n'amahoro cyakuzaniye. Harigamishi amaze kuvuga ibyo yahise afata inyandiko ze arigendera. Arcade asigara atekereza cyane ku byo yari amaze kubwirwa, maze abona ko ibyo Harigamishi yamubwiye byose byumvikana. Nibwo yahise afata umwanzuro wo kubigerageza. Buri gihe iyo yabonaga amafaranga yafatagamo 1/10 akayashyira ku ruhande. Kandi ikintu cyatangaje Arcade nuko ubuzima bwe butigeze buhinduka ngo bugende nabi ngo nuko yabikaga amafaranga. Ntabwo yigeze yumva ko amafaranga ye yagabanutse cyane nubwo yakuragaho 1/10 akayabika. Yamenye ko ashobora gukomeza kubaho neza nkuko yari abayeho mu mafaranga yasigaranaga, ariko uko amafaranga yabikaga yagendaga yiyongera niko ikindi kigeragezo cyatangiraga. Yabonaga ibintu byiza abacuruzi bazanaga baturutse mu mihanda yose, agashaka kubigura, akagira ubushake bwinshi bwo gukoresha amafaranga yari amaze kubika. Ariko uko yibukaga amagambo ya Harigamishi byatumaga yifata akanga guhaha. Ariko icyo Arcade atarazi nuko isomo rikomeye ryari rikimutegereje imbere, kuko kubika amafaranga ni intambwe ya mbere gusa ntabwo bihagije. Intambwe ikurikiraho yari yo kumenya uko yakoresha amafaranga kugira ngo atangire kumukorera. Nyuma y'amezi 12 Harigamishi yongeye kugaruka. Yasanze Arcade akiri wa wundi ukora mu cyumba cy'abanditsi. Aramureba maze aramubaza ati, mwana wanjye, ese umwaka ushije wabashije kwiyishyura wowe ubwawe nibura 1/10 cy'amafaranga yose winjije? Arcade aramwenyura yishimye cyane kandi yishimira ibyo yari amaze kugeraho, maze aramusubiza ati, yego databuja, narabikoze nk'uko wabimbwiye. Harigamishi aramureba maze aramwenyura cyane ahita amubwira ati, ni byiza, none se mu mafaranga yakoresheje iki? Arcade aramusubiza ati, nayahaye umugabo witwa Azmuri w'umubumbyi, yambwiye ko agiye kujya hakurya y'inyanja kandi kazagerayo maze akandangurira amabuye adasanzwe y'abanyafenisiya. Nizera ko nagaruka tuzayagurisha ku giciro cyo hejuru maze tukagabana inyungu. Harigamishi yahise arakara cyane ndetse arababara, ahita amureba maze aramubwira ati, kuki wizera umubumbyi ngo akugire inama ku bijyanye n'amabuye y'agaciro? Ese wajya ku muntu ukora imigati ukamubaza ibijyanye n'inyenyeri? Arcade ati, oya. Harigamishi ati, none se kuki wagiye ku mubumbyi ngo akugire inama ku bijyanye n'amabuye y'agaciro? Ati, iyo ushaka kumenya ukuri ku bijyanye n'amabuye y'agaciro bari kujya ku mucuruzi w'amabuye y'agaciro cyangwa uyacukura, kandi iyo ushaka kumenya ukuri ku bijyanye n'intama ujya ku mworozi w'intama, ntabwo ujya ku murobyi w'amafi. Hanyuma Harigamishi aramubwira ati, inama ni ikintu abantu batanga ku buntu, ariko ugomba kwitonda ukamenya inama ukwiye kwakira n'iyo ukwiye kwanga. Umuntu ugisha inama ku mafaranga ye akayigisha ku muntu utabifitiye uburambe, amaherezo azishyura ayo mafaranga kugira ngo amenye ko inama y'uwo muntu yari mbi ataranayikeneye. Amaze kuvuga ibyo Harigamishi yahise yongera arigendera, kandi uko yabivuze ni nako byagenze, kuko ayo mafaranga Arcade yari yarahaye wa mubumbyi yarahombye yose. Abanyafenisiya bari baragurishije wa mubumbyi Azmul ibintu byasaga n'amabuye y'agaciro, ariko mu by'ukuri byari ibirahure bidafite agaciro na gato. Arcade yababajwe cyane no gutakaza amafaranga ye yose yabitse umwaka wose. Gusa yibutse ibyo Harigamishi yari yaramubwiye, yongera gutangira. Yongeye gufata 1/10 ku mafaranga yose yinjije akakibika. Kubika amafaranga ntibyari bikimugora nk'ubwa mbere, kuko yari amaze kubigira akamenyero. Arcade yari amaze kumenya ko iyo umuntu atangiye gukora ikintu buri gihe, uko igihe kigenda gihinduka igice kigize ubuzima bwe. Nyuma y'undi mwaka Harigamishi yarongeye aragaruka, maze asanga Arcade mu cyumba cy'abanditsi nanone, ahita amubaza ati, nirihe terambere wagezeho kuva aho merukiye aha ngaha? Arcade yahise amusubiza ati, nakomeje kwiyishyura 1/10 cy'amafaranga ninjiza, buri gihe nabitse 1/10 rwose nk'uko wabimbwiye. Harigamishi aramubaza ati, hanyuma se ayo mafaranga noneho wayakozemo iki? Arcade ati, nayashyize mu maboko ya Agel ukora ingabo n'intwaro.
yagiye ayakoresha mu kugura umuringa, maze buri mezi 4 akama amafaranga y'inyungu. Arigamishi noneho yaramurebye aramwenyura, ahita amubaza ati none se ayo mafaranga y'inyungu yo uyakoresha iki? Arikade aramusubiza ati nkoresha ayo mafaranga mu kwishimisha, negura ibirori byiza, nkagura ubuki, divayi nziza n'utugati turimo ibirungo, ndetse naguze n'umwambaro mwiza w'umutuku nzajya nambara mu birori. Umunsi umwe nzagura n'indogobe nzajya ngendaho. Arigamishi yahise amuseka cyane maze aramubwira ati uri kurya abana b'amafaranga yawe? Arikade aratangara. Arigamishi akomeza amubwira ati none se utegereje ko ayo mafaranga yawe azagukorera ate niba buri nyungu abyaye uhita uyikoresha? Kandi niba uyakoresheje yose azabyara ate izindi nyungu? Arigamishi amaze kuvuga ibyo arongera arigendera. Arikade ntiyongeye kumubona mu myaka 2 yakurikiyeho. Nyuma y'iyo myaka 2 Arigamishi yongeye kugaruka, ariko noneho yarashaje cyane kurushaho. Mu maso he hari huzuye iminkanyare myinshi, n'amaso ye yaratangiye kunanirwa kubona neza. Arebye Arikade yahise amubaza ati Arikade, ese wageze ku butunzi wari wararose? Arikade aramusubiza ati ntabwo ndagera ku butunzi bwose nifuza, ariko ubu mfite umutungo runaka, kandi uwo mutungo urimo kubyara inyungu, kandi izo nyungu nazo zirimo kubyara izindi. Arigamishi aramubaza ati ese uracyagisha inama ababumbyi ku bijyanye n'ubutunzi bwawe? Arikade aramwenyura maze aramusubiza ati ku bijyanye no kubumba amatafari, ababumbyi bashobora kumpa inama nziza. Arigamishi yahise amwenyura yumva ko isomo rya mbere Arikade yaryumvishe, maze aramubwira ati Arikade, ubu wize neza amasomo yawe, wabanje kwiga kubaho ukoresheje amafaranga ari munsi yayo winjiza, hanyuma wiga gushaka inama mu bantu bafite ubumenyi n'uburambe mu byo bakora n'ibyo nawe ushaka gukora, kandi nyuma yaho wiga gukora mu buryo amafaranga yawe atangira kugukorera. Hati ubu wigishije uburyo bwo kubona amafaranga, uburyo bwo kuyagumana, ndetse n'uburyo bwo kuyakoresha kugira ngo akomeze gukorera byarandi. Ibyo nibyo bigira abantu abakire, nta kindi. Arigamishi yari amaze gusaza cyane, kandi yari afite umutungo munini cyane, ariko abana be bari bafite ikibazo gikomeye cyane. Bari bazi gukoresha amafaranga no kuryiraho gusa, ariko ntabwo bari bazi kuyakorera cyangwa kuyagwiza. Niyo mpamvu Arigamishi yari afite impungenge ku mutungo we agiye gusiga, maze ahita abwira Arikade ati njyewe ndi gusaza, abahungu banjye batekereza gusa ku gukoresha amafaranga njye nakoreye, ntibatekereza ku buryo bakorera amafaranga. Mfite imitungo myinshi cyane kandi sinshobora gukomeza kuyicunga yose njyenyine. Nuramuka ugiye ni pool aho imitungo yanjye iri ukajya gucunga imitungo yanjye, nzagufata nk'umufatanyabikorwa wanjye kandi uzagira umugabane ku mutungo wanjye. Arikade yahise yerekeza ni pool atangira gucunga imitungo ya Arigamishi yari na myinshi cyane. Arikade yari afite inyota yo gutera imbere cyane, ariko ikiruta byose yari amaze kumenya neza amategeko 3 yo gucunga ubutunzi no kubugeraho: kubika igice cy'amafaranga winjiza, gushaka inama ku bantu bafite ubumenyi, no gutuma amafaranga yawe akorera andi. Kubera ibyo bintu yari amaze kwiga, Arikade yashoboye kongera cyane agaciro k'imitungo ya Arigamishi, aragenda atera imbere mu buryo budasanzwe. Amaherezo igihe Arigamishi yapfaga, Arikade yabonye umugabane w'umutungo yari yaramusezeranyije. Arikade akimara kubwira iyi nkuru inshuti ze zari ziteraniye aho, umwe mu nshuti ze yahise amubwira ati Arikade, birumvikana ko wagize amahirwe menshi kuba Arigamishi yaraguhisemo ngo uzaragwe umutungo. Arikade aramusubiza ati nge ntabwo nabyita amahirwe gusa, nari mfite icyifuzo cyo gutera imbere mbere yuko mpura na Arigamishi. Niba naramaze imyaka 4 yose nerekana ko niyemeje kubika 1/10 cy'amafaranga yose ninjiza, ubwo wabyita amahirwe gusa? Atese wakwita umurobyi umunyamahirwe niba amaze imyaka myinshi yiguka amafi abaho, akamenya uko abanga inshundura, akamenya uko azihindura bitewe n'umuyaga ndetse n'uko amafi agenda? Uwo nawe se ni umunyamahirwe? Hata amahirwe ntabyuka ngo aterere imisozi aje kugushaka, ni wowe ufata iya mbere, kandi ugahora witeguye kugira ngo igihe cyose muzahurira atazagucika uzahita uyacakira. Mu yandi magambo, amahirwe ashobora kuza, ariko iyo utiteguye kuyakira ashobora kunyura iruhande rwawe akajya kwisangira abandi. Umwe mu nshuti ze za kera yahise amubaza ati none se twe dusabwa gukora iki kugira ngo natwe tuba abakire? Imyaka yaratujyanye, ntabwo tukiri abasore nka mbere, kandi nta n'amafaranga twabashije kwizigamira. Arikade yaramwitegereje maze aramusubiza ati nabasaba gufata ubwenge Arigamishi yanyigishije namwe mukabushyira mu bikorwa, maze mukajya mwibwira muti igice cy'amafaranga yose ninjiza ni icyanjye cyo kubika. Mubivuge mu gitondo mukimara kubyuka, mubivuge saa sita, mubivuge nijoro, mubivuge buri saha na buri munsi, kugeza igihe aya magambo azaba yarashinze imizi mu bitekerezo byanyu ku buryo azajya bagaragarira nk'inyuguti zaka umuriro zanditse mu kirere. Arikade yakomeje agira ati shyira iki gitekerezo mu mutima wawe, ujye ugitekerezaho buri gihe. Hitamo igice cy'amafaranga ushobora kubika,
ariko ntikibe munsi ya 1/10 cy'amafaranga winjiza. Niba bikenewe, hindura uburyo ukoresha amafaranga yawe kugira ngo ubashe kubika icyo gice, ariko icyo gice ugishyire ku ruhande mbere y'ibindi byose. Bidatinze uzatangira kumva ibyishimo bidasanzwe byo kugira ikintu ufiteho uburenganzira bwose kandi ari wowe wenyine ugifiteho ububasha. Uko amafaranga yawe agenda yiyongera, niko azagutera imbaraga zo gukora byinshi. Uzabona n'ishyaka rishya ryo gushaka uko wakongera amafaranga winjiza, kuko igihe uzaba wongereye amafaranga winjiza, niba ukomeje kubika igice kimwe cyayo, ntabwo uzaba wongereye amafaranga winjiza gusa, uzaba wongereye n'umubare w'amafaranga yawe yo kwihemba cyangwa yo kubika. Arikade yakomeje agira ati, hanyuma uzige gutuma umutungo wawe ugukorera, ujye ufata amafaranga yawe nk'abagaragu bawe. Ariko Arikade akomeza kubwira inshuti ze ko bagomba gutekereza ku gihe cy'ahazaza, agira ati, reba abasaza bari hafi yawe, maze wibuke ko umunsi umwe nawe uzagera mu myaka nk'iyabo. Niyo mpamvu umuntu agomba gushora amafaranga ye yitonze, akirinda kuyashyira mu bintu bishobora gutuma yatakaza, kuko abantu bashobora kukubwira ko uzabona inyungu nyinshi cyane mu gihe gito, ariko inyungu zidasanzwe zishobora kuba umutego ku muntu utitonze. Teganyiriza kandi umuryango wawe kugira ngo utazagira icyo ubura igihe Imana izaba iguhamagaye, kandi ntutegereze ko uzabona amafaranga menshi icyarimwe kugira ngo ubone uko ubiteganyiriza, ndetse n'amafaranga make iyo yashyize ku ruhande buri gihe ashobora kuzaba uburinzi bukomeye mu gihe kizaza. Hanyuma Arikade mu gusoza ibiganiro byabo yongeye kubibutsa ikintu cy'ingenzi, ati jya ugisha inama abantu b'abanyabwenge, ushaka inama ku bantu umwuga wabo wa buri munsi ari ugukoresha no gucunga amafaranga. Ntimukongere gukora ikosa nakoze igihe nizeraga inama za Azimuri w'umubumbyi ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Inyungu nto ariko itekanye iruta inyungu nyinshi ariko iri mu kaga ko gutakaza umutungo wawe wose. Arikade yarangije ababwira ko nubwo ari ngombwa kuzigama, umuntu atagomba kwiyima buri kintu cyose mu buzima. Ati ntimukibuze kwishimira ubuzima, ntimukihatire kwizigama ku buryo ubuzima bwanyu bwose buhinduka ubuzima bwo kwiyima. Niba 1/10 cy'amafaranga winjiza aricyo ushobora kubika utabangamiye ubuzima bwawe, bika icyo gice kandi unyurwe. Ahandi hose ujye ubaho ukurikije amafaranga winjiza. Ntutinye gukoresha amafaranga ku bintu bifite agaciro kandi bizakuzanira ibyishimo, kuko ubuzima ni bwiza kandi bufite ibintu byiza byinshi cyane umuntu akwiriye kwishimira. Muri make, igitabo The Richest Man in Babylon kigaruka ku nkuru ya Arikade nk'inkuru ikubiyemo amasomo ahagije ku myanzuro udakwiye gufata ku mafaranga n'uburyo bwo